nashyizemo amafaranga muri 2019 ngenda ashyiramo make make ubu ngubu inyungu nabonye zimaze kujyaho zirakabakaba miliyoni 7 kuko ayo nashyizemo akabakaba miliyoni 10 ni inyungu z'amafaranga tumaze kubona ku mafaranga twashoye muri Rwanda National Investment Trust. Iyo ndebye ngereranyije nk'ibyo bigo byombi navugaga ubu ngubu inyungu zishobora kuba zigiye kugera hafi muri miliyoni 100 kuva igihe dutangiriye gukorana. Ntago nigeze nshoma ngo mpangayike ngo kubera iki ngo kuba kagazi kahagaze ati bimeze gutya na gutya ati ya sabone ndayibuze ya iterambere fund yari ihari kandi byose byatewe nuko ni haye nuza yo gusavinga. Muraho neza, nitwa Mutesi Sandra, ndi umushoramari mu iterambere fund. Ndi hano kugira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye. Nitwa Mutuyeyezu Oswald, abantu benshi banzi ku izina rya Oswald Oscar Kim, ndi umunyamakuru kuri Radio TV10 ariko nkaba numwe mu banyamigabane ba R-Night Iterambere Fund kuko nashoyemo kandi n'ubu ndacyakomeza kugenda nshyiramo. Nitwa Goreti wa Maria, nkaba ntuye mu Bubiligi, ndi umubyeyi wubatse maze y'imyaka 14. Rero nkunda kumva ekuteri, mfite ekuteri cyane ni gake pe ziba zitari mu matwi. Si cyo gihe nari ndimo manuka njya ku murindi hano numva radio haba hajeho advert y'iterambere fund. Ndabyumva batubwira nyine bavuga ko washora n'iki. So hari muri weekend cyo gihe kuko mfite konti muri Equity Bank, so nibwo nagiyeyo nuzuza ibisabwa ariko nta makuru menshi ahagije nari mfite ku iterambere fund kuko numvaga nyine no gushora kandi ubwo nyine amake ni 2 kandi rero bakubwiye ngo urashora uba wumva rero nyine nawe wabaye umushoramari abandi. Mbere yuko dutangira gukorana na Rwanda National Investment Trust hari hashize nk'umwaka mutangiye kubidukangurira. Twafashe umwanya uhagije wo kumenya ikigo dukorana nacyo cyo nakwita nka due diligence, tugamije kugira ngo tumenye ngo ariko aba bantu barimo kuza kutureba batubwira yuko twakorana kugira ngo tubashe guteza ubukungu bwacu imbere ni bande. Dusanga ari itari ikigo cya leta, tureba uburyo mukora igenzura mari ririya rikorwa rikaza kugaragazwa mu nteko rusange mu kwezi kwa 3 nari mpari. Tureba uburyo CMA ibagenzura, tunareba uburyo banki nkuru y'igihugu ifata iki kigo no kuba ari ikigo kizwe na leta nk'abantu akora bashyizweho kandi bagamije kugira ngo bafashe abantu kwiteza imbere no kubaka uwo muco wo kwizigamira. Ibyo bintu byose rero tumaze kubigenzura twabonye ko mu by'ukuri atari bya bintu byadutse byaho uha abantu amafaranga hanyuma ejo mu gitondo wajya kuyababaza ugasanga ntayahari. So R-Night Iterambere Fund reka mpere kuri iri jambo risa nko kwicuza nayimenye mu bambere kuko nari umunyamakuru kuri City Radio. So bayidusobanurira rwose yanavutse hari muri icyo cyumweru baje kuduha ikiganiro ariko ntabwo nahise njyamo, nagiyemo muri 2019. R-Night nayimenye ntabwo hashize igihe kinini cyane, nayimenye mu mwaka ushize nari naje ahangaha nyibwirwa n'umuntu w'inshuti ambwira uko ikora uko yayimenye, ariko ngiye ku giti cyanjye numvaga ari icyo bita too good to be real, kuba ari byiza cyane kuko abantu benshi kenshi bakunze kuvuga ibintu bakashyira kote nziza imbere, bakavuga ibyiza by'ikigo cyangwa se bya institution financière cyane cyane, ariko wajya kureba ugasanga ama condition araremereye n'iki. Ariko nafashe umwanya wo kuyiga, contact z'abantu bakora hano baramfasha baransobanurira mbabaza ibibazo, menya ndi Thomas cyane ndakomeza ndabahata ibibazo baransobanurira ntabwo barambirwa icyo nabakundiye. Ntabwo nakoraga ariko ubu ufite abafamiye kwakunda guha nka 5 ugiye ku ishuri cyangwa 10 nkakuraho ibyo 2 ariko ubwo nyine ni rimwe na rimwe ntabwo byari ibya buri gihe. Nyuma nza kubona akazi, mbonye akazi kuri ibyo 2 natangaga
ndazamura ngera kuri 7 bitewe n'umushahara wanjye, nkomeza kugira gutyo ariko atari ibintu rwose bishizemo imbaraga, ariko nyaje kubiha agaciro muri icyo gihe mu gihe cya covid. Igihe cya covid akazi kabaye nkaga okay, narakomeje ndakora ariko hari ibigenda bihinda, kugabanyirizwa umushahara kaza no guhagarara, mara nk'amezi nk'atandatu nta kazi mfite, ariko muri icyo gihe iyo noza y'amezi 6 aho niho iterambere fandi yangobotse, narizigamiye nsanga hariho noneho n'inyungu nakuraho amafaranga nkavuga nti se ko nyamaze, ariko bakambwira ati reka da hari n'inyungu. Ntago nigeze nshoma ngo mpangayike ngo kubera iki ngo kuba kagazi kahagaze ati bimeze gutya na gutya, ati ya sabune ndayibuze, ya iterambere fandi yari hari, kandi byose byatewe nuko ni haye nuza yo gusevinga. Inyungu rero tumaze kubonamo navuga yuko ziri mu buryo bubiri. Cyambere no kubaka ubukungu burambye kuri institution ku rwego cyangwa se natwe ubwacu, ariko none icya kabiri umuntu yavuga ni inyungu z'amafaranga tumaze kubona ku mafaranga twashoye muri Rwanda National Investment Trust. Iyo ndebye ngereranyije nk'ibyo bigo byombi navugaga ubu ngubu inyungu zishobora kuba zigiye kugera hafi muri miliyoni 100 kuva igihe dutangiriye gukorana. Bivuze rero yuko izo nyungu ubu nazo zongeye kuba ziherwaho habarwa izindi nyungu. Nashyizemo amafaranga muri 2019 ngenda shyiramo make make, ubu ngubu inyungu nabonye zimaze kujyaho zirakabakaba miliyoni 7, kuko ayo nashyizemo akabakaba miliyoni 10 ari cyangwa karengaho gake. Ubwo muri iyi myaka urumva, kandi izo miliyoni 10 ngiye kuzishyiramo nashyizemo nko muri 20, ariko iyo uteranyije ubona inyungu zimaze kujyaho zikabakaba miliyoni 7. Ntekereza rero ko nta handi hantu bakungukira batyo pe. Tujye tuvugisha ukuri banyarwandakazi, tujye tuvugisha ukuri. Aronati iterambere fund yazi igihe ubu noneho inyungu zarazamutse, niba nibuka bigeze kuri 12%. Aha 11.78, urumva ni hafi 12%. Nararebye nsanga n'umushinga dufite nk'aba diaspora twe tuba mu Bubiligi, ariko ni company ni Kimina, ni tontine. Rero ahari ubutekereza gutaha ariko utabishoborera icyarimwe. Rero nasanze ko imbaraga abantu bafite hirya no hino tuzikusanyije tugashyira mu Kimina, tukayadushyiraho buhoro buhoro mu gihe turi gukora ibigendanye n'umushinga wacu. Amafaranga agenda yiyongera buhoro buhoro. Ntabwo nibuka neza amafaranga amaze kujyaho, ariko twatangiye umwaka ushize muri December mu kwa 12, ariko uko umuntu agenda ashyiraho bahita batangira gutanga inyungu. Hariho ntabwo ndibavuge, ni menshi cyane, amaze kuba menshi cyane. Tumaze gukira kandi twashyizeho amafaranga make, ariko kubera ko turi benshi uko tugenda twiyongera niko inyungu ya Aranite igenda yiyongera. Niye vraiment nabwira abantu bose umushinga si ngombwa ko baza mu wacu baje mu wundi, ariko bishyize hamwe ayo mafaranga agenda aba menshi, aho kugira ngo bategereze za banque commerciale zibatwara amafaranga amafrais ya buri gihe. Baze bashore mu gihugu, barebe baze bashore muri Aranite, bazabona inyungu ishimishije. Twahereye ku 9 inyungu 2016, inyungu yari iri ku 9, agaciro ku mugabane ari 100. So rero iyo twashoye tukabona hari inyungu yiyongereyeho, uyu munsi uvuye ku 9 ejo igeze ku 10 igeze kuri 11, ni ibintu biduha icyizere cy'uko amafaranga yacu ashorwa neza nk'abashoramari cyangwa abanyamigabane. Tukunze kuririmba indirimbo yitwa ngo tuzarwubaka, turayikunda cyane, ariko kenshi ugasanga tuyubakisha umuntu muri iyo ndirimbo, ukarangiza ugasanga wenda waguze apartment mu Bubiligi ariko ufite n'ayandi yo kugura ahangaha ntako bisa. Ahubwo twagombye kubanza ahangaha tukakurikizaho wenda n'ahandi nta kibazo, ntabwo nta kintu kibi kirimo, ariko gushora mu gihugu cyawe niko kugikunda bya nyabyo, kuko gushora hano ni ugukunda igihugu, ariko icya kabiri ni ugukunda ubutunzi bwawe. Rero nagira ngo mbwire abantu bose, aba diaspora, abanyarwanda, abaloko, amafaranga yose ufite guhera ku 2000
uyazane hanyuma urebe icyo ari bubyare. igihe cyose amafaranga yawe atarimo kukubyarira andi cyangwa ngo abe yagukorera umushinga ukuvana ku rwego runaka ngo ukugeze ku rundi, ntabwo uba ufite ubushobozi bwo ugera igihe wubaka ubukungu buhamye. Kwizigamira rero byumvikane nk'umuco wo kuvuga ngo ntabwo ukwiye gutegereza igihe uzavuga yuko ufite amafaranga ngo abe ari bwo ubikora, kuko ntuzigera uyagira. Buriya nta muntu n'umwe wigera ugira amafaranga. Uko tuba benshi, uko dushyiramo menshi, niko hashorwa ahantu hizewe hunguka cyane, ni nako urwunguko Aronite Iterambere Fund iduha ruzamuka. Bantu rero mudukurikiye, nimuze tujyemo turi benshi. Wowe ntabwo ushyiramo yayandi yari gutunga uwo munsi, kuko ntabwo wemerewe kwicisha inzara, ntiwemerewe gutuma abana bawe bagwingira, bashakira amagi barye, bashakira amata banywe, ariko wibuke ko nejo bundi mu myaka iri imbere bagomba kuzabaho. Ubazigamire. Nuko rero ubazigamire he ahantu hizewe wunguka neza, ariho muri Aronite Iterambere Fund. Nitukomeza kuba benshi, ibimiliyari Aronite Iterambere Fund ducungira ibiba byinshi, ntekereza ko igihe kizagira n'inyungu ikagera kuri 15%. Ndabyizeye.